kiza hafi aho icyo ukoresha. Alright, inshuti zacu mudukurikira kuri kamera za Makida Media Rwanda ndetse no kuri The Soil TV, tubanje kubasuhuza. Okay, ngiye mukurikiye rero kuri kamera nitwa Basomingera, inshuti yanyu mukunda cyane, ndi kuri ku buhanga bw'ibyuma ndetse ndi kumwe n'umutumirwa wacu kandi akaba n'umusesenguzi yitwa Usengimana Dieudonné. Dieudonné, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu, dore ko tumaze iminsi tugukumbuye cyane. Utubwire aho wabaga, wongere wiyibutse abakunzi bawe bamaze igihe bakutubaza. Ni karibu rero mu kiganiro. Murakoze cyane, reka ariko mbanze nkosoreho akantu gatoya. Ntabwo ndi umusesenguzi, ahubwo ndi umuturage ureba uko ibintu bihagaze nkagira icyo mbivugaho. Noneho bivuze ngo ubusesenguzi warabwiyambuye. Nubwo neze ngira Mero kuri umusesenguzi w'umwuga rwose. Ibintu barabyiga, aho ni umuturage ureba aho byerekera nkagira icyo mbivugaho. Hariya abasesenguzi niba bitaba analyst. Yego. Uri umuturage urebera ibintu uko bimeze, ukareba situation nawe ugashyiraho comment. Alright. Umuntu mukuru. Tuguhaye ikaze rero mu kiganiro. Umuntu muzima. Okay. Nabasuhuje nanone, tumaze iminsi ariko tubonana mu mpindurize. Uyu munsi rero ndagushimiye nawe ko wabonetse kugira ngo tuganire. Nari maze iminsi nyine nkugiranye tutashobora guhura ngo dukore ikiganiro, ariko wa mugani wa kirisitu ngo Imana irongeye itumye duhura. Amen. Tuyishimire. Haleluya. Haleluya, amin. Nuko rero nta bindi nari mugiyemo. Ni ya makuru yo muri iyi si nyine, byose tuba tubireba, bidusiga tubireba ngayo nguko. Dieudonné, hari amakuru ari politike ariko yageze no ku mihanda. Yego. Natambutse ku mihanda nyasangaho hari akantu kari gucaracara ku mihanda kavuga ngo president Cheshashade aho Chisekeshe. Yes, ngo ni president ngo Chishekeje. Uwo president Chishekeje rero ni kirashekeje. Icyo gishekeje rero cyabaye akandare ku mihanda. Nabibonye n'abanyabakongomani bari kugenda baca ko gace cyane, bakagashyiraho n'ibintu bibiri. Ririya jambo ngo ninde, ngo ninde Chishekeje. Uwizi Chishekeje. None bagashyiraho Chishekeje yatinye kubumbura igitabo. So rero yatinye kubumbura igitabo, bakavuga ngo akakibumbura nyuma, bakavuga ngo Kongo ngo buri gihe izikererewe. Yes, kiriya ni sign of lateness. Kongo toujours vient en retard. Izikererewe. Bivuze ko kirashekeje koko. Umusaza ntabwo ajya yiburira. Aba yimereye nk'umuntu usinziriye ucishesheje. Okay. Rero ikiganiro cyacu turi buze kuganira ko ayo masezerano. Amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turagira ngo tuganire. Amasezerano ari hagati y'ibihugu bitatu. Umubyeyi hagati y'umubyeyi. Reka mwite umubyeyi unyemerere. Kuki utabinyemerera? Nta gihugu kiruta ikindi. Ariko amasezerano reka tubyemere. Ariko hari umubyeyi, ninde wabahamagaye? Ni umuvandimwe ahubwo buri. Reka tubite umuvandimwe. Yego. In terms of economic issues. Umuvandimwe wahuje abandi bavandimwe babiri kugira ngo bakore ikintu kimwe cy'abantu batatu. Perezida w'icyubahiro Kagame Paul uyoboye igihugu cy'u Rwanda, ndetse na Chishekeje ni Tshisekedi. Ndagendera ku makuru yo ku muhanda ubu ngubu. Antoine Felix Chishekeje. Turabanza tubivuga uko biri. Yitwa Antoine Felix Antoine Tshisekedi. Chirombo. Chirombo. Ka Chirombo, kara kantu k'ikiromba nawe nkibagiwe. Yes. Chirombo akagira papa we witwaga Etienne Tshisekedi wa Murumba. Wigeze kurahira ko ari perezida wa Repubulika muri Saba. Muri
yagiye muri sari we arahira ko ari perezida wa repubulika. ati njyewe erega buriya Felix Antoine Tshisekedi yamweru Murumba wa Murumba, njye ndi je perezida, jure je jure que je suis le président de la République du Congo. afite ijwi riremereye kurusha ririya ry'umuhungu. Ano muhungu araremereye cyane, Tshisekedi agira ijwi riryoshye kuryumvamo. en français Tshisekedi quand il parle au français aravuga rwose ukabya rimwe nuko ababeshya. Ikibazo nuko ibyo bisha abavuga bari kubeshya, ariko agira disikuru iryoshye byiza cyane. yes. Ubwo rero wari ukiri kumbwira narwaye amaso rero ndegekaho kirakoye karimo karanzengereza. wari ukiri kumbwira ngo umuvandimwe ahuza abandi babiri, yego, basinya amasezerano. uwo ni President Trump na J Trump yahuje Perezida Kagame, nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chirombo. nanjye kuvuga ngo wa Murumba. Ni wa Murumba, Chirombo wa Murumba. Nuko ariko rero wenda tutaragera ku masezerano, biriya bintu byaje Tshisekedi we ntabwo ari byo yifuzaga, ariko urumbuka amasezerano ibintu yarahiye ngo azabonana azahura na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ari uko batashye ijuru. Rero ijuru bararitashye, ijuru ryabaye Amerika, kubera ko buriya ijuru ubwo ni irya Tshisekedi ariko ntabwo ari irya Kagame. oya ntabwo ari irya Kagame, ni irya Tshisekedi. kubera ko Tshisekedi we akunda kujya i Burayi, ishobora kuba wenda n'inshuro agiye muri Amerika umuntu yazibara zigakura. ahubwo se buriya yarahazi we, oya ajya yagiye muri UN. yego, mu nteko rusange ya UN. ariko wenda nko kujya muri White House cyangwa se n'ahariya barahiriye muri kiriya kigo nako basinyiye kiriya cyumba cya peacekeeping kigezemo. yego. hanyuma ngo yararahiye rero ko bazabonana bageze mu ijuru, none bahanye n'ibiganza, ndetse Trump anavuga yuko ngo bakundana. wabonye ukuntu ngo buriya ni inshuti cyane ngo barakundana. rero nyine yagejeje Tshisekedi mu ijuru, urumva. twashimira Trump kuko yatumye Tshisekedi ataha ijuru. yes, kuko yabonanye n'uwo yari yarakaniye ko atazagera. ubwo rero we yifuzaga ko ngo Amerika yamufasha kurasa M23. Tshisekedi yego. ngira ngo nari nabikomojeho ku mpindurize z'ejo. we yasabye Amerika ko yamurasira M23, noneho ariko Amerika akayiha amabuye nk'ingurane y'ibisasu. yego, nka ruswa. sibyo. ariko Amerika yo buriya, Amerika uburyo ikora, bavuga ko Amerika itajya ikora ibintu bitarimo isuku, ibintu bitemewe ntijya ibikora, niko bavuga. yes. iyo muze ngo niko bavuga, umunyarwanda aba yumva icyo ushatse kuvuga. ndacyumva cyane. hanyuma iravuga iti reka dushake noneho aho Trump yohereza umuntu abanza ajya i Kinshasa. ageze i Kinshasa abanza abaza amakuru y'abashoramari b'abanyamahanga bahari, uburyo bafatwa. asanga babarya ruswa iteye ubwoba, hari ruswa iteye ubwoba. ati mbese aba ntabwo rero twakorana. ariko baravuga bati none kuko ariya mabuye tuyakeneye ko dushaka umuntu. ibyo nibyo ndi kureba nyine nk'umuntu ubibona, nk'uko wavuze ati ndareba, namara kureba nkagera gute, nkasesengura, nkagira icyo nongeraho. ati turebe icya mbere, Kongo ntigira indege, sibyo. irazigira nyinshi ziyitemberamo, ariko ni zimwe ziba zarashaje z'i Burayi, baza bakajya bakoresha mu ntara. nta kompanyi ihari y'indege izwi yambukiranya imigabane, sibyo. yego. ntekereza ko rero Trump yaravuze ati reka turebe igihugu cya mbere kiri safe, gifite umutekano, sibyo.
gishobora kudutunganyiriza ariya mabuye tukayagura atunganye biriya bintu bindi by'imyanda bitari yogeje mbese. yogeje. Ikindi abanyarwanda ukuntu bagira zahabu mu tuntu tumeze gutya tw'udutrapeze tw'utubogisi ukora buriya ni ko ubundi bayishaka, urumva, n'amadiyama bakaba bayatyaje kwa kundi bayagenza. Noneho ibyo bintu rero biba mu gihugu kitagira ruswa, sibyo, kitagira abajura, sibyo, kirimo umutekano usesuye, kitavugamo imbunda. Hagomba kugishaka rero mu biyaga bigari kandi hafi ya Kongo, sibyo. Bahita bati u Rwanda rero ruhita ruza muri iyi diri, sibyo. Amabuye azajya ava muri Kongo atunganyirizwa i Rwanda, yurire Rwandeya, yishyurwe. Iyo ni economic deal sasa. Urumva, no kuyatunganya mu nganda ziyasukura mu Rwanda, rw'Abanyarwanda, n'abakozi b'Abanyarwanda, yego, sibyo. Rwandeya ihaguruke i Kanombe cyangwa se Bugesera, yego, sibyo, mpaka muri US hawe ihagaze, sibyo, kuko za Airbus rwose zirahari zihagije, Rwandeya yaraziguze, sibyo, kandi nta kibazo na kimwe gihari. Urumva, nuko ntekereza uburyo ari amasezerano yahuje ibihugu bitatu, Rwanda, USA na DRC, sibyo. Ariko barongera Abanyamerika n'abahanga, nuze kiriya gihugu ni Lorenzo ninde Wangora, naho ayo mu gice cyo hirya kigana kuri Angola, azajya nayo ahagurukira muri Angola. Lorenzo yatumiwe muri aya masezerano, namubonye yagiye nk'uyoboye African Union, ariko yagiye muri umutaka wa African Union. Hari n'amasezerano yasinyiwe Angola, kuko umenye ko Lorenzo yabanje kuba umuhuza mu kibazo cya Kongo n'u Rwanda. Ibyo ariko byarafeyirinze, ntabwo byagezeho. Yego. Ahubwo Amerika bari gukora umuhanda wa gari ya moshi uva muri Kongo ujya muri Angola, uzajya utwara amabuye nanone yo mu bice by'uburengerazuba bwa Kongo. Yego. Ubwo hari Angola kandi Kongo y'ubwayo, deja Kongo y'ubwayo irashekeje nyine. Nta kintu ifite cyayo ishobora gusapurayinga kitanyuze ku bindi bihugu. Ngayo nguko nibwo buryo rero mbonamo impamvu amasezerano yahuje biriya bihugu. Ubu se muri aya masezerano Kongo ibaye landlocked, ibaye igihugu kimeze nk'ikidakora ku nyanja. Ubwo ni igihugu kidakora ku mahoro. Tubivuga ku nyanja, ubwo tuvuga ko ari igihugu kidakora ku mahoro, ku nyanja y'amahoro ntigikora. Yego, ni igihugu kiri landlocked ku nyanja y'amahoro. Alright. Noneho bikifashisha ibindi bihugu bikora ku mahoro, byuzuye amahoro nk'u Rwanda. Ariko se tugarutse inyuma, aya makuru ari ku mihanda, twatangiye tuvuga ngo hari akantu ngo Trump yatangiye ngo president, ngo sa president gishekeje. Icyo gisekeje kuko ubona kidasekeje. Juste ubona baramukize, we yaribeshye. Ariko kandi nabonye bishobora kuba biterwa n'ubutesi. Yaribeshye cyane, yarazi yuko we ibyo arota bishoboka, ariko kandi muri iyi si buriya ntabwo isi itwarwa n'amarangamutima. Isi itwarwa n'ubwenge. Hari ibintu yavugaga ngo, naramwumvise ejo bundi mbere yuko bajya gusinya, yateranyije abantu muri perezidansi, ari kuvuga ko ngo niba u Rwanda rutavana ingabo hano muri Kongo ntabwo nzasinya. M23 abita ngo ni lepante ni twa tuntu basunika, aho nakumwe bakora akantu kagenda kanyonga igare, umuntu akagenda agasunika, noneho kagatente, noneho urango karani uko bita pante. Noneho M23 yita pante, noneho usunika pante akavuga ko ari umunyarwanda. Urumva,
le pante de rwanda bivuga ngo M23 ni agakangisho ariko k'abanyarwanda. niko we yavugaga ngo zitavuyemo ngo ntabwo nzasinya, urumva bakamuha amashyi menshi cyane, bagiye banamuherekeje bari yajyanye delegation y'abantu 200 bogiye ni muri Amerika, indege yuzuye abantu 200 baragiye muri Amerika 200 bari bariyo. Yaba ariyo mpamvu kisekeje yanze kubumbura igitabo cy'amasezerano mu gihe cyo kwifotoza. Uzi ko kari akantu nakabonye igitabo buriya kutakibumbura rero, ndatekereza ko hariya ntabwo yari arimo atekereza neza. Hari ukuntu sinzi niba wari wajya muri interview ufite ubwoba ukabanza ukiburaho nk'amasegonda 15. Reka akantu nkavuge neza, hari akantu bita gutandukanya ubwonko n'umubiri. Yari ari mu mwuka, ubwonko bwari bwatandukanye n'umubiri, bya bindi barokore bagira byo kujya mu mwuka. Yagiye dari niveri buriya nawe icyo yabuze ni ugutitira, kuko we igitabo yaragifashe akerekana kibumbye, mu gihe abandi bagize gute bakibumbuye deja. Ntekereza ko atari ukwanga wenda kubigaragaza, ahubwo byari byamaze kumucanga deja, bati abavuna amaheto, ndavuga we yari yasize muri Kongo, baranyica ibi bintu sinye bitari mu nyungu zabo gusa, ariko ni inyungu za Kongo, ni inyungu za Kongo, ariko si inzozi bo barota. Ukuntu uze ku muntu urebera Kongo neza, amasezerano ari mu nyungu za Kongo ko FDLR ririmbuka, sibyo? Ni mu nyungu za Kongo ko ubucuruzi bugenda neza, sibyo? FDLR yarimbuka gute? Ni gute batandukana umwana na nyina? Impamvu ibi bintu ntabwo bishoboka. Nicyo ndi kukubwira, Kongo y'ubwayo wenda icyo cyaba kiganiro kwacyo, Kongo ikenewe n'abakongomani. Ni Kongo idafite FDLR, Kongo idafite FDLR, ni Kongo nyine iri muri ariya masezerano, ni Kongo iri gukora ubucuruzi ikunguka, Amerika ikunguka, u Rwanda, ibihugu by'ibituranyi bikagira umugisha kuri Kongo ifite buriya bukungu. Iyo rosi Kongo ya Tshisekedi. Ibyo rero niyo mpamvu umubiri n'ubwonko byatandukanye, akigira dari niveri. Kamera nka cya kindi cya Yohana yabonye muri Bibiliya ngo abantu bo mu ijuru bose batinye, ngo gifatanyishije ibimenyetso, bose bagatinya. Nawe ari muri bamwe bo mu ijuru batinye kubumbura igitabo, kuko abantu bari bicaye imbere n'abo ngo bumbura narabikurikiye. Abasaza bamaze kwihagurukira, arabumbura, abona kumva ijwi rivuga ngo bumbura, yasigaye yicaye. Kira ni ikibazo gikomeye, gusa cyaba ikibazo kitaba cyo biramureba. Icyo tuzi cyo nuko amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda, Amerika na Kongo. Aya masezerano azungukiramo ibihugu 4. Ntabwo ari 4 byonyine, ariko mainly by'ingenzi. Ubundi buriya ibihugu bifite inyungu muri aya masezerano. Cyambere na Amerika, urumva niyo gashoza amasezerano. Cya kabiri ni Kongo, nyir'ubutunzi. Cya gatatu ni u Rwanda, aho byogerezwa bigapakirizwa. Kuko twebwe ariko narabikunze gato, bizahakaza abanyarwanda, abakora muri ziriya nganda zoza amabuye y'agaciro bazabona akazi. Kuri kompanyi y'indege ipakira amabuye hari ahantu hari akazi. Icya gatatu ni u Rwanda. Yego, hanyuma kane Angola. Kwa Lorenzo nta kintu azabonamo. Azabona ikintu, ariko buriya azabona isigarizwa bifatika gutya, ntabwo ari byo by'ingenzi. Iyo hari icyo bita residue, ibisigazwa. Icya mbere ni ahubwo buri u Burundi. Gute se? Harya ntuzenya wa muhungu ku Burundi nabwo mu gihe FDL yabitari muri Kongo, sibyo? M23 izumvikana na Kongo, sibyo? Abarundi bacyora abasirikare babo, bareke gukomeza gupfira muri Kongo. Byo ndi bo byihoreye ni ikiganiro kirambuye. Uzi ko bwatangiye no kwataka u Rwanda, shundi bateye igisasu mu Rwanda. Cyabacitse se cyaguye iwabo? Ntabwo babitinyuye. Nyine cyarabacitse kigwa iwabo. Ari iyo mvuze gucikwa,
hari ukuntu umusirikare uba uri kuri iyo mbunda aba ari inkubaganyi akakirebesha aho agira umujinya ati na abagingo bya batu bindi by'imyumvire akerekeza ko yahateye kimwe se. ni ukuvuga ngo bavuga ko yasabye Oda bavuga ko yasabye Oda ntibikunde bakayimwima buriya umuyoboye ati wakicucu abantu uri kurasa urahazi ariko yaraharashe nyine. kiriya ni icyayobye ntabwo nabyemeza ko babitekereje. ariko cyaguye i Burundi, cyaguye muri Kongo, cyaguye mu Rwanda. Juste cyaguye mu barashe hehe nyine? Cyaguye mu Rwanda. Barashe mu Rwanda. Sindi umuvugizi w'abarundi ariko icyo nakwemeza cyo nkurikije uko mbona ibintu, ntabwo nta mukomanda wabwira umuhungu uri ku mbunda ngo erekeza urase mu Rwanda. Bana cyamuzinga nyine buriya ni inkubaganyi yacyohereje cyaje guteza umutekano muke mu baturage bacu. Usibye yuko twebwe tutashyikira ayo makuru tutashyikira, urishobora gusanga nk'umugaba w'ingabo w'i Burundi yahise yohereza message w'u Rwanda ati sorry turacitswe, ni inkubaganyi rwose mwoka byaramo. reka iyo ni uburyo buri diplomatique. Ubu rero ntekereza yuko mu kuvuga ngo Kongo itekanye, u Burundi bifitemo nabwo bufitemo inyungu, hanyuma n'u Rwanda rufitemo inyungu. Tugana ku mwanzuro rero ndagira ngo twinjiye mu ncamake tugana no ku mwanzuro ikintu aya masezerano azagezaho bino bihugu bitatu byagaragaye cyane. Nubwo hari ibindi bihugu byari biriyo, hari n'abandi tumiwe nk'abatumirwa bo kujya kuba bahamye. Ureba baratumiwe bariya ba Lorenzo batumiwe nko kuba nawe uriya muruta ingira ngo ariko wenda tutaragira amasegonda make wararebye smartness y'abaperezida biwa smart Sendagara bimeze bite? bimuvuga urumva ariko yavuze ijambo rigufi ya sheke. None ari kuvuga iki? Nta kintu yari afite cyo kuvuga. Hariya yabonye agapfukamunwa Kediero Createre du Monde nuko ariko yari yatumiwe. Wari ugiye kumbaza nari nkubwiye ngo tugarutse ku masezerano, hari indorerezi zatumiwe nk'abahamya b'amasezerano yasinywe, kandi ziba indorerezi zo mu karere biriya bihugu biherereyemo k'ibiyaga bigari. Urabona aya masezerano azashoboka cyangwa aracyafite imbogamizi? Nicyo kintu ndangira ngo tuvugeho mu minota 2 dusoza iki kiganiro, kuko twihuta. Nta mbogamizi n'imwe yakagombye kugira, kereka ba nyirayo aribo baziremye. None mfite ikibazo hano ko bavuga ko mu masezerano cyangwa se mu biganiro abanyekongo bakunze kugira, dukunda kumva ku mihanda, twe turabana mu muhanda, ko bavuga ko Kisekedi avuga ko M23 ari le panthère de Rwanda, ari udukingizo kw'abanyarwanda, kandi dushyigikiwe dusunikwa n'abanyarwanda, kandi M23 ikaba ari abanyekongo, kandi ikaba mu masezerano itarimo. Aya masezerano aho abanyekongo bazayafata nk'amasezerano nyakuri cyangwa bazayafata nk'amasezerano y'ibicupuri atazigera ashyirwa mu bikorwa? Ariya ntabwo ari amasezerano ari hagati ya M23 na Kongo. Ariya ari amasezerano wango uko yitwa ni amasezerano y'amahoro n'imikoranire mu bucuruzi. Ubwo ni amasezerano y'imikoranire mu bucuruzi. Nta wango rero we icyo agomba kubahiriza ni ibyo basinye bibareba bo hagati uko ari batatu. Hanyuma ibijyanye n'ibibazo by'abakongomani ntabwo bireba Amerika, ntabwo bireba u Rwanda. Urumva bivuga ko Kongo yashyize in place igomba kubahiriza, sibyo? Ni ibiyireba hagati yayo na Amerika, n'ibiyireba hagati yayo n'u Rwanda. Urumva irasabwa korohereza ubucuruzi. Hanyuma ibijyanye na M23 icyo ni ikibazo cy'abakongomani ubwabo. Bagomba kwicara bakagira gute nacyo bakakigaho. Urabona niyo mpamvu ari ibiganiro by'Idoha, niyo mpamvu bihari. Ntabwo barasinya, baracyanegosiya, sibyo?
nawe nagira ikibazo cyo kubivanga aya masezerano azayica kandi aya ngaya nayica bizamugora. numvise bamubwira ko nta n'imbunda bazamuha zo kurasa. Nibashaka bazazimuhe. Arazarasa sinabonye agasasu yateye mu Rwanda, uziko yasi ibisasu byinshi mu Rwanda hakagwa kimwe ariko ibindi system igahita ibimira. M23 isigaye ibimira nkazi ku Rwanda ariko isigaye ibimira nayo irabimira. Ubwo rero icyo mbona Tshisekedi nyine afite homework. Homework, that is homework. Igikomeye equation devoir à domicile. Equation à 5 inconnus. Afite ni ukurandura FDLR. Ayitandukanye n'igisirikare cye. Nicyo kibazo gikomeye afite. Uzi icyo azakora se? Azafata bari abahungu bo muri FDLR abahe ibyangombwa kari abakongomani pire. Ibyo bizaba bipfuye. Avuga ngo FDLR irarandura. Uzavuga yuko ntuze Omega ari umukongomani. Abazwi azabatanga of course. Abo ngaba batanze rero FDLR yabirangiye. Cyangwa se abemerera ubuhungiro. Bitwe ko ari abantu bemerewe ubuhungiro ariko badafite umutwe. Ari mu gisirikare. Yego. Bamwemerera. Uyu buhungiro buremewe. Ugira ngo oya. Nyine ugira ngo imbaraga FDLR ifite muri Kongo izikura he? Izikura ko Kongo nta gisirikare gikomeye ifite, hanyuma bo bakavuga ko FDLR baramutse batayemereye gukora ibyo ishaka iyo ubwayo ishobora kuramverisa ubutegetsi bwa Kongo ikagifata. Abanyarwanda babona ute? Vuga ngo rero we yarakwiye ahubwo kwemera u Rwanda rwo rukajya gushaka abo bahungu barwo ariko nirwo rwagira gute? Reka twemere iki kintu kimwe, u Rwanda narwo rushobora kuba rurisha FDLR. Nyine icyo ndiko kubwira oya ntabwo yirisha oya none se FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda kuko mu gihe bicaye hariya bavuga ngo tuzajya gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ntabwo wakwicara mu gihugu ufite umuntu hanze uvuga ngo azaza kugukuraho mu yica abaturage nk'uko yari yasize abigenje. Ntabwo wasize wa murinzi warembye ngo kwicara ku mazi iki Satani akiriho ngo duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara. Kongo rero igenda ugira inama Tshisekedi, namubwira ngo reka u Rwanda ruze rufata abantu barwo rubatahane, cyangwa se wowe urekura abantu abanyarwanda birukana. Tanzania yabikoze neza. Kubirukana ntabwo byakunda ntiyabishobora. None u Rwanda ruzaba ruvogereye autonome ikindi gihugu. Yes, bari none se Uganda ntabwo iri muri Kongo. Iriyo mu buryo buri official. Arabyemeranyije. Beni hari ingabo za Uganda. Kiriya gice cyo hepfo buriya Uganda ni igikontorora irwana na ADF imaze kuyica intege. Kongo nayo rero yemerera u Rwanda rugende rujye kurwana FDLR kandi ubushize babishe mu mudacumura. Ese u Rwanda ruzajya kurwana na FDLR gute kandi FDLR iri mixed ivanze n'igisirikare cyangwa ubwo no kurwanya no kurwanya n'umusirikare kiyobowe n'umukomanda wa FDLR. Tuzatera icyo kigo nyine dufate uwo mukomanda tumucyure abakongomani bagome muri Kongo. Hebwe dufate umwaka dufate wacu tumutana. Cyangwa se bamuririzinge bose bamuveho. Ntabwo komanda bari komanda ariko ubundi wari waje mu nzuki mu muzinga w'inzuki urebe umwami w'inzuki uko abameze. None se nyine inzuki zijya zimuvaho wango icyo ukora agenda ugakoramo mu nzuki ugakuramo umwami. Uwo mukomanda rero bamushakira ubuhungiro mu kindi gihugu ave muri Kongo. Zarahunga ajyahe arahunga yaje ino yatashye. Abana babo bari hano leta irabishyurira amashuri sibyo, abagore babo barahari ariko ntabwo nibura gisekeje nibaze babanze bibakemura ibibazo biri hano basubire gucuruza bafite y'amasambu. Uzi ko gisekeje game yamurenze ubundi se yigeze atinya kubumbura igitabo yari afite impamvu. Reka rero tugane ku musozo. Yego. Turagushimiye cyane mwebwe mwese mwadukurikiraga kuri kamera za Makida Media Rwanda ndetse na Dasoyoro TV. Turabashimiye cyane tubakangurira gukora subscribe ukore like no kureba video bakayiranga ukore share unarebe iyi video uyirangize
kugira ngo umenye neza icyo twaganiragaho. Rero ntabwo twabura kubashimira cyane, Imana ibaha umugisha, nakagaruka tuzasubira ku munsi w'ejo. Imana ibaha umugisha.